niba yari imaze kubona ko satani ari ikibi mu ijuru ikamufata ikamwoherereza isi. Ubwo ibyo ntibihagije gusa kuba twavuga tuti ibibazo dufite ahubwo dushaka kuba twaranabitewe nayo mu gihe cyose umubiri wanjye ugikora. Ahubwo gihe nshobora kubaza Imana ngo kuki wampaye ubushyuhe aho umpaye kugira ngo ukoreshe. Njye sinabazwa nuko umugore wanjye yanciye inyuma. Reka nongere mbashimire, nizere ko mumeze neza mwe mukomeza kunkurikirana umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubarinda kandi akomeje kubaha ubuzima buzira umuze. Iyi ni Yawe TV, ngewe ndi Emi nk'ibisanzwe. Reka mbahe ikaze mu kiganiro cyacu ku bantu mwese munkurikirana muri mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse no mu mijyi igiye itandukanye, abari hano mu mujyi wa Kigali, abari Bujumbura, abari Nairobi, abari Kampala, abari bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'abadiaspora muri rusange biyubwota amasimbi. Nizere ko mumeze neza. Rero ndi kumwe n'umutumirwa, murabizi ko turi mu minsi y'igisibo ku bayisilamu. Twese turi mu minsi y'igisibo aho turi kwegera Imana cyane, ariko rikaba ariko mbivuga. Rero nifuje kuganira n'umwe mu bagize idini rya Islam cyangwa no mu Islam muri rusange, umwinjiye dini niko babita, tuganire kugira ngo tugire bimwe na bimwe. Yarambwiye atemi ndagushaka, maze iminsi mbona aba bantu abanyamadini cyangwa se nanjye bitewe nuko mfata idini icyo ari cyo, nifuzaga kuganira nawe cyangwa se nganire n'abantu muri rusange twumva uko babifata. Reka nangire mu ikaze. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Urakomeye cyane rwose. Ubu urashonje? Nibyo, ariko ni igifungo nyine. Ni swamwe imeze hatari. Nanjye ndi mu gifungo. Yes, amazina yawe witwa nde? Amazina niswe n'ababyeyi ni Sengiyumva Emmanuel. Ariko nkuko nabikubwiye ndi umwingi dini, nkuko bakunda kubita. Abingi dini abantu batavukiye mu dini. Izina ry'idini nitwa Ahmed. Ahmed? Yeah, Ahmed. Ahmed. Naam. Bishatse kuvuga iki? Haze kuvuga Ahmed ni rimwe mu mazina y'intumwa. Reka igisobanuro cyaje nzakiguhe neza mu buryo burambuye mbanje kureba mu bitabo akakanya ntago nahita ngiye. Ariko nzi neza ko ari rimwe mu mazina y'intumwa. Naam. Ariko ako kantu ka namu ni nko kuvuga karame? Cyaye preza. Okay. Yes, uri umwinjiye dini. Ni igiki cyagukonvense kugira ngo winjire mu idini rya Islam? Iwacu ubundi ni mu gipasiteri. Yambuka mu gipasiteri, ariko hari ibintu nyine warebaga mukabona. Njye nkunda gusa naho wenda nkoresha ubwenge cyangwa se shyira mu nyurabwenge yanjye. Rimwe na rimwe nareba ibintu wenda dukora ibyo twigishwa nkabona hari uburyo bihabanye wenda n'ibyakakwiriye kubaho. Kize wenda mu bwenge bwanjye. Ariko nkagerageza kureba mu madini yose, nkajajinga nkabona yuko idini ishobora kuba ari nzima ari idini ya Islam. Amadini wenda uburyo genya krasa ntago mba numva ko bose ari intunganije na kwijana cyangwa se byandi bavuga ngo iyi ni idini y'ukuri, iyi ntago ari y'ukuri. Ariko rimwe na rimwe haraburiye bukibaza ngo imyemerere y'aba ngaba itandukanye n'iy'aba ngaba. None muri kwa gukoresha ubwenge nkavuga nti ababasha kuba banyigisha ibintu bijyangirira akamaro nibande kurusha abandi. Simvuze ko Islam wenda ari sawa 100%, kuko hari ibyo ndebamo nabyo nkabiburira igisobanuro cyabyo, cyese nkabura n'impamvu wenda byanabayeho, ariko byibura bo omwe baragerageza. Nicyo kintu cyatumye winjira mu idini ya Islam cyane. Cyangwa se kuko uri umujama ushobora kuba waragiye muvuga kuko abasilamu baba bemerewe gushaka abagore barenze 2. Ntabwo ariyo mpamvu, kuko nari ntaramenya n'impamvu nyirizina yabyo. Nabyo rega bigira amategeko. Nabyo bigira amategeko. Ntabwo ari buri wese wemerewe gushaka umugore urenze umwe. Bigira amategeko. Hari igihe bakubwira ati umugore ugomba kuba
bose ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kubahaza cyangwa se kubatunga. Niba umwe wamuguriye igitenge undi nawe ukimugurire, we gufata umwe ngo ujye kumutuza muri chambrette ngo undi ujye kumutuza muri chateau, bigira amategeko. Cyane ko umugore buriya aba ari ikindi kintu. Umugore ni ikintu gitangaje mu dini ya Islam, ni abantu bahawe agaciro cyane. Niyo bavuga ko umugore ari ururabo sibyo rw'umugabo. Niyo mpamvu izo ndabyo ntagomba kuzifata ngo ziteze umwiryane hagati yazo. Ntago ariyo mpamvu nyirizina. Wenda nahita nkubaza iki kibazo kimeze gutya. Winjiye mu idini rya Islam ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 19. 19. Umazemo imyaka 6. Ninjiyemo 2014. Ubu ni 7. Irakaba 7. Irakaba 7. Uri umuyisilamu. Papa wawe ni pasiteri? Papa wanjye ntabwo ari pasiteri. Ni umurokore usanzwe wa danje wo mu cyumba? Oya, ntabwo ari wa danje. Ariko ubundi urabona njyewe nakuriye ahanini mu muryango wo kwa mama. Haje kubamo ibibazo wenda ababyeyi basa n'aho batandukanaho. Umuryango wo kwa mama rero niho mu gipasiteri nyine. Ni abakristo ariko bamwe babirimo. Bafite n'amatitire yakaze tu muri yari. Gusa nyine mama naje kugira ibyago arapfa, nguma muri uwo muryango style. Bafite n'amatitire akomeye cyane. Kuki utagiye mu idini umuryango wawe uherereyemo ugafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka njye mu idini ya Islam? Bareba ibintu by'amadini. Iyo banakuze nkunda gukurikira ibintu by'amateka cyane. Iyo ndebye nk'inkubiri nk'icyamateka yerekana ku nkubiri y'iby'amadini, ukareba n'ibyo bigisha, rimwe na rimwe hari igihe ureba inyungu yabyo ukayibura cyangwa se ukabura n'igihamya cyabyo. Urugero buriya mu bintu bya mbere giye nabanje kwibazaho. Nabanje kwibaza reka wenda sinifuzaga wenda kuzanamo iby'ababyeyi cyane, ariko nabanje kwibaza ngo niba ndimo kwigishwa ko umugabo yaremewe umufasha umwe, nkabona papa ashobora kuba afite ubushobozi bwo gushaka abagore barenze umwe, nkabona n'abagore ni benshi kurenza abagabo, icyo ngicyo kibwacu ntiwamaze Imana ntishobora kuba yaramaze kwica uwo murongo. Ikindi, niba agiye ufasha ukamwumvisha uburyo Yesu yahaniwe ibyaha byanjye, kongera ukambwira ngo nanjye ngo nzahanwa kubw'ibyaha nakoze, Imana yaba ari injiji bingana iki ku buryo ijya kumpanira icyaha kimwe inshuro ebyiri? Kuko Yesu niba yaramaze gufata ibyaha byanjye akabihanirwa ntaranabaho, kongera ukambwira ngo nindeke gukora ibyaha, bivuze ngo yahanahaniwe kwanza ibyo nari ntarakora, reka ngo nindeke gukora ibyaha ngo ntazahanwa, kandi urimo kumbwira ko Yesu yamaze kumpanirwa. Avuga nti ibintu hari uburyo mbona bidahura. Ukongera ati iyo urebye noneho nk'intambara ngo yabereye mu ijuru ya Satani n'Imana, se emireka nkubaze njye n'ahantu n'ikintu giye nagejejeho nkabona ibintu bishobora kuba bidafututse ahubwo turimo. Urabona umwana wawe wamwifuriza ikibi? Nese umwana wawe nirihe kosa yagukorera ku buryo wafata icyo wanga cyangwa se icyo wakwita nk'uburozi ukakimwoherereza? None se ari wowe n'Imana ninde ufite ubwenge? Ni Imana yandemye kuko yandemye ibizi. Ubu icyo nakwita wenda nk'ubuswa utakora cyangwa se ubujiji utakora, sibyo? Imana ntago ndi gushaka kuhangana nayo cyangwa se wenda kujya mu kuburana nayo, sibyo? Ariko iyi mind ndimo gukoresha tunibuke neza ko ariyo yayimpaye, sibyo? Ubujiji utakora cyangwa se ubuswa utakora bwo gufata umwana wawe ukamwoherereza icyo wanga cyangwa se ikibi wanga, kabone ubwo yaba yagukoreye amakosa angana gute. Ibyo bintu nibyo ikurikije ikidini amadini atwigisha, ibyo bintu nibyo Imana yakoze. Ati yabikoze niba yari imaze kubona ko Satani ari ikibi mu ijuru, ikamufata ikamwoherereza isi. Ubwo ibyo ntibihagije gusa kuba twavuga tuti ibibazo dufite ahubwo dushaka kuba twaranabitewe nayo. Oya, urabigira brag ariko akora umuhakanyi. Umuhakanyi ntago ndi umuhakanyi.
iyo usenga iki? usenga Imana. Usenga Imana. Yeah. Yes, reka iyo usenga Imana, reka wenda ibyo bintu by'Imana tureke kubyinjiramo cyane kuko Imana ifite ubundi budahangarwa bwayo, ahubwo ngiye reka nkwibare. Noneho ngaho uvuga none ngo reka twe kubyinjiramo. Ari ibintu bajye batwigisha ngo ntitukajye impaka ku by'Imana. Rimwe na rimwe wanareba n'abantu batuzaniye Imana dusenga, ugasanga hari ibindi bibi bagiye bakora ku buryo mu mateka uhita unabona yuko ahubwo iyi Mana bashobora kuba barayikoresheje nk'igikoresho cyo kugira badukoreye ibyo bibi. Ukuvuze ngo Imana ifite ubundi budahangarwa, nibwo buryo bashobora ahubwo kuba barakoresheje, niko mbitekereza, kugira ngo ahubwo tutaba twavumbura icyo kintu cyo kuvuga ati Imana ishobora kuba ari ibintu byashyizweho gutyo by'igicukuri. Nshobora kubikurikiza kugira ngo wenda nk'uko batubwira ngo nyuma yo gupfa n'ibiki byose wenda ntazagera na conflict nisangire kugeza iyi saha agiyewe sindabona neza uburyo yaba iriho. Sindabubona. Muri macyo ntago uzi nimba Imana iriho. Ntago nzi niba Imana iriho. Ariko nta n'icyo ugomba nta nibwo ugomba kuntegeka uburyo ugomba kunyumvisha uburyo Imana iriho. Yes, reka ibyo bintu by'Imana njyewe ibintu sinena bipanze ngo tuvuge ku bintu by'Imana. Imana kuri nge nemera ko iriho, ariko reka nkwibarize ikibazo kimwe wenda n'umuntu wari wese yakwibaza. Igisibo kimaze iki? Igisibo ubundi igisibo ni iki? Igisibo wagifata nk'uburyo bwo kwigomwa bimwe mu byo ubashije kuba wemerewe, sibyo, kugira ukarushaho bwo kwiyegereza Imana. Kwiyegereza Imana ugakora ibyiza, ukarushaho gukora ibada, amasengesho menshi, gufasha abakene n'ibindi byiza byinshi, mbese ukamera nk'aho utandukanye n'ibyaha. N'ibyo ni iki igisibo kivuze? Icyo gisibo ni uko nyine. Nuko none kubera iki ngo iyo umuntu wenda yakoze icyaha nk'umugore yaciye inyuma umugabo bamukubita inkoni iri sambare 100 ku kibuno cyo ibyo ngibyo rero biri muri bya bintu ugende bankabura impamvu yabyo. Nk'iyo tugeze nko ku buryo bw'igisibo, mu dini batwigisha ko igisibo ari itegeko, bakatwigisha ngo ibyo ubuzima bwose tubamo buba ari igeno. Bivuze ngo ibyo turya n'ibyo twagenewe na Nyagasani, ibyo tunywa n'ibyo twagenewe na Nyagasani, ibyo twambara, ubuzima bwacu bwose nyine muri rusange, sibyo? Ariko se ukibaza niba jewe Nyagasani yampaye ibyo kurya nk'uko babinyigisha ngo ni Nyagasani wabimpaye, wayigewe niyiriza. Rimwe harigenda bigisibo nkabura impamvu yacyo, ariko kuko nyine ndi muri wa murongo, kuko wenda nitwa ko ndi muri wa murongo w'abantu, nkavuga reka mfe guheza wenda ninjira imbere ya Nyagasani, cyo sinzi uburyo azakira. Ubwo subwo ni waba uri mu bintu utazi ugendera mu kigare nk'injiji kandi warize ku ruhande rumwe wapi, ariko ku rundi urinjije. Kurundi nimba usiba utumva iki gisibo kivuze, niba usenga Imana ukavuga ati Imana yaraduhohoteye, reka nkubaze, wemera ko gusambana ni icyaha? Si icyaha gusambana uko twabyigishije nk'icyaha, ariko jewe unambwiye ngo shyiraho amategeko yawe, gusambana je ntabwo nabigira icyaha. Ndumiwe. Wenda nuko kameramani wanjye wenda we nta mikoro afite, wenda mbigize nka debate. Bureze we ngo gusambana si icyaha, kubera icyo uvuga ko gusambana atari icyaha? Genda guha impamvu. Ntufite umubiri. Oya ndawufite, uranakora neza. Ariko hari undi nawe mudahuje igitsina nawe ufite umubiri kandi ukora neza. Mu buryo bwo kuwukoresha neza rero akeneye uwawe, kandi nawe mu buryo bwo kuwukoresha neza ukeneye uwe. Bivuze ngo n'ubwo bushobozi bwo kuwukoresha
murabwifitemo muri wowe, muri mwebwe, kandi Imana yarabuduhaye. kandi Imana yarabuduhaye. Reka nkwereke, byaba bitangaje cyane kubona wenda ugiye gufata imyaka, ufashe imyaka yo kwiga materineri, ugafata primaire, ugafata secondaire, ugafata kaminuza, warangiza lisansi baguhaye ufite uburyo ntuyikoreshe. Sibyo? Ntuyikoreshe. Niyo abashakashatsi batugaragariza ko gukora imibonano mpuzabitsina, bariya gusa ijambo gusambana hari n'uburyo riba rivugitse nabi, Ikinyarwanda hari ukuntu cyo kivugitse nabi. Ijambo gusambana ntacyo bivuge mu byo ushaka. Oya, umuntu azabishakira n'izina ariko oya ni ukurongorana. Okay, gukora imibonano mpuzabitsina, kurongorana, kutinya kurongorana. Niba hari abashakashatsi bagaragaza yuko kurongorana byo ubwabyo bifite umumaro runaka, biruhura, ukirirwa aho ngaho gusa, simvuze yuko ari bwo buzima mbamo, ukirirwa aho ngaho utarongora, ukirirwa aho ngaho utarongora cyangwa utarongora, urumva atari ikibazo kuko ni ukuvuga ngo uri kuvuga ati warongorane, ni gute ufite gahunda yo gukora gahunda njyewe reka nkwereke, we kunyumvisha ngo ngomba ngo kuryamana ngo n'umuntu ngo kuko ngo nashatse cyangwa se ngo kuko twashakanye n'ibiki, mu gihe cyose umubiri wanjye ugikora, ahubwo gihe nshobora kubaza Imana ngo kuki wampaye ubushyuhe, aho umpaye kugira ngo ukoreshe nje n'ibi bintu. Uriya reka nkubwire mu byo nakora, ntubona n'aya masezerano none ngo hagati y'abashakanye n'ibiki, njyewe harigihe ndeba impamvu yo kujya kuri komite cyangwa se mu murenge ayibura, kuvuga ngo ndagiye gusinya yuko ngo nemerewe umugore umwe ngo tuzabana akaramata. Aya, come on. Niba ubushakashatsi bugaragaza yuko umugabo ashobora gushidurwa n'imibonano mpuzabitsina, umugore agashiturwa n'ibyo kurya, niba bagaragaza yuko abagabo kenshi byorohera guca inyuma abagore babo, atari nuko babanze, nubwo bavuga ati umugore waguciye inyuma buriya nushaka ugikuraho. Kuki gihe umugore ashobora kwicara nkagira ifurehe nkagifureka ngo umuntu wanjye ngo yaciye inyuma? Kuki ashobora gusakuza ngo runaka ngo yagiye ngo arasambana kandi afite umubiri? Njye kubwanjye gusambana mbona atari icyaha. Gusambana mbona atari icyaha, ntabwo ari icyaha, ahubwo igihe kizagere, sibyo, wenda batugomororere, niko navuga, batureke twirira abana, areke birira abana. mwana ushobora kuba uri umusambanyi bya hatari. Oya, ntabwo ari cyo bivuze, ntabwo bivuze ko ndi umusambanyi bya hatari. Wenda nshobora gukora isuku, reka mvuge gutyo, igihe bibaye ngombwa kuko ari ibintu wenda biba bikenewe rimwe na rimwe, ariko simbona impamvu yo kuvuga ngo yasambanye. Noneho rimwe na rimwe ikintu kijya kimbabaza, ugasanga umuntu mwapanze imishinga, umuntu mubanye wenda umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu mumaze kubyarana abana 3 4, ejo akagira gutya akinyabya ahandi hantu. Bya byose umuntu mubyaranye abana 4, wenda ndibaza ko mutamaranye umunsi wenda y'imyaka 10, reka mvuge gutyo. Gasaba umuntu mwubatse ubuzima ku mwaka 1 2 3 mugeze mu 10 15, akaguca inyuma cy'umunsi umwe kandi ubwo yaba ari 2. None uwo muntu ibyo mwaganiriye byose bigahinduka ubusa, ibyo mwubatse ubuzima bwanyu muri iyo myaka yose bigahinduka ubusa, ngo hejuru yuko umuntu yaguciye inyuma. Nge sinabazwa nuko umugore wanjye yanciye inyuma, ninamushaka sinzabazwa nuko yaba yanciye inyuma, ariko uburyo azabikoramo ibyo bishobora kuzaba ikibazo. Abaramutse yifashe uburyo bushaka kuba bwanteza ikibazo muri uko kunshinyimba dore no, aramutse yifashe akavuga ngo arazana umuntu wenda bagiye gusambana, muzanye iwanjye cyangwa se aho tubana mu buriri turaranamo, ibyo nshobora kubihindura ikibazo. Ariko aramutse agiye akabikorera aho ntari, nubwo yaba yambwiye ati ariko nagiye aha naha, ariko ubwira abana ko ndi buze cyangwa se ntibaze no kugira icyaha, cyangwa se ntuze no gusakuza wenda abana bataducishamo ijisho n'ibiki, muri bwa buryo wenda bwo kwiyubaha, reka mvuge gutyo, cyangwa se no kwihishira. Icyo gihe nta kibazo nabijyamo, anatashye rwose namuvuga ngo ni karibu mada, ariko nawe ukazamwishyura kumuca inyuma se. Niba jyewe nemera yuko ntasakuza kuko umugore wanjye yaciye inyuma,
sinzi n'impamvu yasakuze yo kuvuga ngo ngiye namuciye inyuma. Ntago namwishyura mu buryo bwo kuvuga ngo turimo guhangana n'iki. Sa nubwo nanagenda mvuga ngo mfite umutima wo kumwishyura. Oya. Ntago ari icyo gihe biba byahindutse intambara. Yes, hari ikibazo nakubajije uragisimbuka. Ibintu bijyanye no gukubitwa inkoni ijana. Gukubitwa inkoni ijana. Bibaho cyangwa no gukabya? Kuri ubu ukuri guhari ko ni kumwe. Mbere barazikubitwaga ariko ubu ntago bakize kubitwa. Umukobwa erega bara mu dini wacu ni don't touch. Umukobwa wacu gukubita umukobwa ni ikibazo. Inkoni ijana ukabona ngo wariye umwana waryamanye n'umukobwa mu binyuranyije n'amategeko y'idini bakagukubita sambare. Ibyo byabaga erega bara mu dini hari n'ibindi bihano byagendaga bibamo sibye ko cywenda ikinkoni ijana sinzi impamvu ari icyo uzi gusa. N'igihano noneho cyo baguhanisha kucishwa kuguca umutwe. Kwishwa uciye umutwe. Murabirigira mu mategeko? Ya hari ibihano bimeze gutyo. So wenda ikindi kibazo wenda ngeze amahirwe turanaganiriye. Kubera iki abadamu tujya bajya gushyingura? Muri ako umazemo imyaka 7 mu idini urabizi. Ubundi si byiza kurira uwapfuye. Ntabwo ari byiza. Rero abadamu buri buryo baremwe bafite uburyo bitereye nyine amarangamutima yabo aba hafi. Baremwe mu marira. Ya. Rero kuvuga ngo ugiye kuherekeza umuntu urimo kumena amarira aho ngaho niyo shusho aha niba yanzwe mu dini. Ubu uzapfa umugore wawe ntaguherekeze? Ntamperekeze. Ariko giye kubwanjye niyo nshyize mu nyurabwenge mbona nta mpamvu. Mukore se ubundi si ibyo wenda ibintu byaje byo kuvuga ngo uburinganire simbipfobya nabyo ni byiza. Batakumva nabi. Oya ntago ari kujya batanyumva nabi. Ariko uriya uringanire hari uburyo bijya bisobanurwa ukabona wapi. Ariko se reka nkubaze mwahurira wenda kurimbe ntibugiye gucukura ahagiye kujya imayiti. Umugore akamanuka muri mandara avuga ngo agiye gucukura abagabo bari aho ngaho. Uzanarebe wenda n'umuntu ufite imodoka. Fata umugore umuhereze lift cyangwa se umukobwa. Nturi umugabo ntutwaye. Mugire ibyago. Imodoka igire nk'akabazo mu nzira. Bibe ngombwa ko muyisunika cyangwa se mugire gute? Siko muyisunika yiyicariyemo. Nta kibazo yifitiye. Wenda yabashyiremo imiyaga ashobora kuvamo akahagarara ku ruhande cyangwa se agatega moto akagenda. Mugasigara mu Rwanda ibyo ngibyo. Ariko hari ingamba zidasaba ko abagore bazamo. Gushyingura ntago ari urugamba rw'abagore. None se nimba wumva ko umudamu ashobora kuba yahaha ibiryo ukabirya mu rugo, nimba mva ko umugore yakugurira umwenda ukawambara? Reka nkubusubiza aho ngaho. Uriya abadamu mu dini nakubwiye ko ari ururabyo. Ururabyo rero bisanga uruvomerere urwuhire ugire gute. Bana amafaranga umugore yakoreye nta burenganzira bwo yafiteho nk'umugabo. Wowe mugabo ufite inshingano zo kumutunga ukamutungana nabo yabyaye. Buri isubye ubu ngubu nyine ari byo byayo nabwiye nti uko hari ukuntu buri idini igenda isa naho itakaza umwimerere. Ubundi mbere nta n'umugore wabaga uri buve mu rugo ngo agiye guhahira urugo. Yategerezaga icyo umugabo amuzaniye akamuhereza ubundi umugore agateka. Akitwa umugabo nyine mu rugo rwe. Ukajya mu isoko kugura inyanya, ukagura intoryi. Icyo gihe waherezaga umugore rasiyo amafaranga akaba yajya kubigura. Ariko nta mugore uri bwikoreye ku mufuka ngo arigurira igitambaro cyangwa ngo arigurira igiteye cyangwa ngo arigurira ibyo kurya cyangwa arabigurira n'umwana. Byose byaga biri ku mutwe w'umugabo wawe. Ariko aho isi igeze idini igenda itakaza umwimerere. Niyo mpamvu ubona hari abagore bamwe usanga aho basigaye batunze n'abagabo kandi bitwa ngo ni abasilamu cyangwa abantu. Kuki mutajya mutura? Turatura ariko nabyo bigira amategeko. Mugira icya 10 n'amaturo? Aya ntago ari icya 10. Tugira amaturo ariko nabyo wenda ubusinitwaje kopi biriho ni hari umutungo uba wandikiwe kuba ufite n'igihe runaka uba ugomba kuba umaranye. Urugero nk'umwaka sibyo kuko umuntu ubayeho mu buryo bwa buke ndamuke uwo muntu aracyakeneye gufashwa.
nta mpamvu yo kugira ngo ajye gufasha abandi, ntabwo agikeneye gufashwa. Rero niyo mpamvu niba bavuze ati 200,000 ukaba bimaranye umwaka ubibitse aho ngaho, iki ni ikigaragaza yuko ibyaha byose wenda ayo mafaranga ntago ariyo urambirijeho. Ufasheho rero ugahereza abakene, cyangwa se ufasheho wenda ugatura, aho ngaho njye nabona ikibazo uramutse udatuye muri ubwo buryo ahubwo kurenza ibindi. Yes, ni byinshi twavuga, dushobora kuvuga byinshi bugacya bukira, twibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Igitambo cyo gutamba umunsi hari ride kubwa na ride ndogo. Ubu turi kuri kwitegura ride ndogo. Ride kubwa bivuze iki? Umunsi w'ibitambo. Umunsi w'ibitambo. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese umusilamu agomba kugira igitambo atamba. Ubifitiye ubushobozi ariko. Utabufite? Utayifite nyine agomba gufashwa. Wow. Erega Emi, jewe hari ikintu utarumva neza, reka mvuge gutyo. Ndi umuyisilamu. Ariko nakubwiye yuko nari umukristo, ndi umuyadini. Kuba ndi umuyisilamu ntabwo bivuze yuko buri kantu kaho kose nshobora kukemera 100%. Impamvu nagiye mu bayisilamu nuko hari ibyiza byinshi nababonyeho, cyangwa se hari n'ibyo bigisha ukabona bo bashyizemo ubwenge, reka mvuge gutyo, kurusha abo nakwita nk'abakristo cyangwa se abarokore cyangwa abakatolike. Kuko ndaguha nk'urugero, niyo abantu barashobora kuba barakomoje kuri guma mu rugo mbere y'uko ibaho, ndibaza ko Korani yaje icyo kintu nta n'uwatekereza ko cyabaga cyari buzabeho, ariko bakayikomozaho, bagakomoza isuku. Byo ni ibisanzwe, urabona ko ibyorezo wenda turi kugenda duhura nabyo ahanini hari aho bihuriye n'isuku. Isuku ku bayisilamu cyo ntago ari ikintu wenda nirwo gusobanura, byo urabizi. Bagakomoza ku cyo nakwita nka nikabu. Nikabu ni iki? Nikabu ni reka mbigusobanurira mu buryo bw'intuze. Ni ya myambaro wambara ugasiga amaso gusa, ugapfuka umubiri wose ugasiga amaso gusa. Uzi inkubiri yo guca nikabu, sizi niba uyizi mu Rwanda. Ariko ubu ngubu niba se umudamu ashobora gusohoka, sibyo, yambaye ikintu mu mutwe, ibyo ntabwo babiciye, agakubita agapfuka mu rwanda, iki kiba gisigaye si amaso gusa. Nese hari nikabu irenze iyo ngiyo? Urumva ko ibintu byabo bo hari uburyo biri mu ubwenge kurusha iby'abandi. Yes, rero reka ngushimire, wakoze kuganira natwe kandi zira ko n'ubutane ngutumira uzaza. Urakoze cyane. Yes.